Reka nguhe ikaze nanone kuri Joshua TV Rwanda. Reka nguhe ikaze wowe wamaze kuba wakanda subscribe. Ni live kabisa Rutsiro aho yakiriye ikipe ya APR. Murabona neza cyane abakapiteni bagenda basohokana, abana baba bameze neza cyane bari fresh. Murabona aho abatoza bagenda bari hagati y'umwana kabisa, ibintu ntabwo nari mbiherutse bro kabisa. Murabona kabisa mu bana benshi wo ni kapiteni wa PLFC kabisa, ugenda usuhuza abana babwira ati mukomere, abwira abatoza ati muze gusifura neza. Murabona kabisa abana urungano rwa APLFC, muramubona uwitwa Lamine Ba, abona neza abana bari fresh. Ni kapiteni wa Rutsiro FC kabisa. Iyi ni Rutsiro FC yaje kugira ubundi abana bavuga ati reka tubanze twifotoze ubundi bize kuba byajya ku murongo. Uyu ni wa munota abantu tugeramo kwibuka, mwabyibuka ko turi mu minsi 100 yo kwibuka yawarurangiye kabisa. Umupira watangira ubundi ewana itego biza byisukira. Tasho reka turebe Rutsiro bawukuraho, abahungu ba PLFC barazamuka, shot bawukuramo, subira hanze bawukuramo kujya muri kona bayikuramo. Tasyo reka turebe Rutsiro bitonda cyane, bagomba kwitonda cyane, bafite amakosa menshi yo kugenda bakora. Tasyo reka turebe Rutsiro aramuproteja kapiteni bawusubizima ku bahungu ba Rutsiro, bawusubizima ku mugaridiye, aravuga ati reka turebe, shaka kwicengacengesha, basubiza ku bahungu ba Rutsiro. Atasho reka turebe batangira guhererekanya abahungu ba Rutsiro barimanukira. Rutsiro atasyo contre attaque, Rutsiro contre attaque. Atasyo reka turebe bamukuraho, kapiteni banga kurenga. Atasyo reka turebe, tereka hasi biranga ati nako nabayemo. Reka turebe atasyo, reka turebe Rutsiro bahererekanya mu rubuga rwa Tasyo, baramanuka birukanga cyane, bariruka cyane. Tasyo reka turebe contre attaque ya Rutsiro, arawufata Tiger B, arawufata Ishimwe Pierre. Tasyo reka turebe Nada, reka turebe kapiteni arizamukira, shakisha Lamine Ba, subizina kwande Nigena Crema, shakisha kapiteni ahereza kwande, go. Tasyo iranga, igitego kiranga kabisa. Garide arabwira ati ubundi mwe nimutekereza, witwa Omedi yari yagiye kabisa, aragishyizemo. Atasyo reka turebe, Atasyo reka turebe PLFC arizamukira ruboneka. Tasyo shakisha shot bakuraho kona, Lamine baramwica, kona kabisa iri ku murongo. Lamine kabisa bari bamuciye ukuguru, kona acyavuyemo, kona yagize ntacyavuyemo. Tasyo reka turebe Nigena Clement umubona Kema ushakishwa na ekipe ya Piramide, aho mu cyumweru gitaha bari baraje mu Rwanda kuvugana na ekipe ya PLFC, ariko ibyanzuye ntabwo turabimenya. Ariko abahungu muri Piramide kabisa abayobozi baraje i Kigali. Tasyo reka turebe Watara shakisha Nigena Clement abwira ati mugire. Tasyo asubiza kwa Watara, subiza kwa Tasyo Gilbert awutahanze, Tasyo reka turebe contre attaque sasa. Tasyo reka turebe contre attaque, Gilbert ku murongo, baramukurura. Gilbert ahereza kapiteni, shot kapiteni, golazo. Atasyo, golazo nziza,
Watara Gorazo. Gorazo Watara Gorazo kuri counter attack ivuye kwa kapiteni. Counter attack ivuye kwa kapiteni. Atasiyo reka turebe nanone Rutsiro bari manukira umupira urarenga. Atasiyo reka turebe shot goal. Gorazo ibitego bibiri. Atasiyo reka tereka hasi, baratereka hasi kabisa. Kona sho arawufata. Ibitego bibiri kusa. Atasiyo reka turebe barizamukira Irutsirora. Abahungu bakomeza guhererekanya, ari cenga cengesha bamukuraho, ari cenga cyasho Gorazo Omedi arapfukama arasenga. Omedi Gorazo, goli la tatu, magoli matatu kabisa. Afana bishima cyane. APR FC Musanze Fan Club, abafana bishima cyane. Kapiteni wa Rutsiro Imizimoso. Atasiyo sasa reka turebe Rutsiro barawerekanya. Atasiyo barawerekanya. Atasiyo reka turebe. Atasiyo tangira gushakisha nde Rutsiro. Atasiyo Gorazo Lamine ba ava muri umwe cenga babiri asanga ari yenyine. Gorazo Lamine igitego cya gatatu. Lamine ba Mamadusi amuterura cyane, ati ni wowe kabisa. Gorazo muzunguza cyane. Abasore bari barakaye, abasore baje baratasereka. Turebe Rutsiro counter attack, shakisha ne. Atasiyo babakuraho, ariruka cyane. Atasiyo APR FC ashakisha ku ruhande, bamukuraho. Atasiyo reka turebe number 7. APR FC bakomeza kwataka, basubiza kwa Rutsiro. Atasiyo reka turebe cenga umwe cenga babiri, arishakisa arataka umusore wa Rutsiro, aragucika arakuvamo. Atasiyo bararema mu buryo bw'igitego, arashota he. Atasiyo iranga, iba byapfuye watinze birapfa. Atasiyo reka turebe Rutsiro. Basore ba APR FC bavuze ati reka tudefane ntihagire igitego kinzira mu izamu kabisa. Wibuke gukanda subscribe kuri Joshua TV. Turi live kabisa. Atasiyo reka turebe kondrata Gorazo Mbaoma titiza ibitego bine. Atasiyo reka turebe kabisa. Atasiyo aracenga ashakisha umwe, ariruka nk'umusore wa Rutsiro, arakwataka ashaka igitego. Ati basi niyo cyaba kimwe ariko kinje mu izamu rya APR FC. Atasiyo acanga aricengesha, asubiza umupira
awusubiza inyuma umupira atasereka turebe awusubiza inyuma arashota he awusubiza inyuma abahungu barashaka barutsiro byibuza ati tunganye kimwe basi tubone igitego kimwe kijya mwiza batase abasore ba PRFC bakoraho nigena atasereka turebe kontra attack ku ruhande rwo yatase bacomekera Golazo yavuye muri babiri acomekera Atasiyo dore nk'uko uko byagenze nta kindi cyasabwa guretse gukoraho kabisa yeyo bitego bitanu bya PRFC ku busa bwa Rutsiro kabisa kanda subscribe wowe kanda subscribe ibyiza birahari yeyo